You lock the flow, so far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seems to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I fulfill your dream. Amazina yitwa Sean Love Campbell, uzwi cyane ku izina rya Diddy, ni umwe mu bahanzi b'abanyamideli bakomeye cyane mu mateka y'umuziki wa hip hop no mu ruganda rwa showbiz muri Amerika. Yavutse ku itariki 4 Ugushyingo mu 1969, avukira i Harlem mu mujyi wa New York. Avukira mu muryango wahuye n'ibibazo by'ubukene, ariko afite indoto zikomeye zo kuzagira impinduka mu muziki no mu bucuruzi. Diddy cyangwa se umwite Diddy yatangiye kumenyekana mu myaka y'1990 ubwo yashingaga inzu itunganya umuziki yise Bad Boy Records, ikabyara ibyamamare nka The Notorious, Big Fat Evanis n'abandi benshi. Uretse kuba umuhanzi, Diddy cyangwa se P-Diddy yabaye n'umucuruzi ukomeye. Afite ibikorwa bitandukanye birimo imyambaro, Sean Jones, ibinyobwa bya Ciroc ndetse n'ibikorwa by'ubugiraneza bifasha urubyiruko. Nyamara nyuma y'imyaka myinshi yo kubaka izina rikomeye, Diddy yaje guhura n'ibibazo bikomeye. Ubu ari kugaragara cyane mu binyamakuru kubera ibirego bya ruswa, ihohoterwa n'ibyaha by'ubugome bivugwaho na bamwe mu bo bari bafatanyije mu kazi ndetse n'abahoze ari inshuti ze. Ibi byatumye izina rye risigara mu cyoba, abantu benshi bibaza niba umunyabigwi nk'uyu azongera gusubira mu buzima busanzwe cyangwa niba amateka ye agiye kurangirira mu bibazo by'amateka. Nubwo byose biri kuba, haracyari icyizere mu bafana be n'abamukurikira bavuga ko P-Diddy ashobora kugaragaza ukuri kwe imbere y'amategeko akongera gukomeza nk'uko yahoze. Abamwizera baracyavuga ko amateka y'umuhanzi nka P-Diddy atazashira, kuko umusanzu we mu muziki no mu bucuruzi utazibagirana. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'amateka cya none. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri rurangiranwa mu njyana ya hip hop, umwite Sean Campbell cyangwa se P-Diddy. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Nge nitwa Justin Mind Harerimana. Iyi ni Taratibu TV. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel, given you didn't hear half your breath. Amazina yose ni Sean Jones Campbell, ariko azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Puff Daddy, Diddy cyangwa se umwite Diddy. Yavutse ku itariki ya 4 Ugushyingo mu 1969, avukira mu New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. P-Diddy yakuriye mu muryango utari woroshye, aho se Melvin E.R. Campbell yapfuye P-Diddy afite imyaka 6 gusa kubera urugomo rukomeye. Naho nyina Janice Campbell yari umubyeyi w'umunyamurava, wakoraga cyane kugira ngo arere abana be neza. Ubuzima bwe bwo mu bwana bwari bugoye, ariko bwamutoje kwihangana, gukora cyane no gukunda umurimo. Yakuriye mu gace ka Harlem, nyuma ajya kuba mu gace ka Mount Vernon hafi ya New York City, aho yakuye indangagaciro z'ubushishozi, ubuyobozi no kwihangira imirimo. Mu bijyanye n'amashuri, P-Diddy yize muri Howard University i Washington DC, aho yize ibijyanye n'ubucuruzi, ariko ntiyarangije kubera gukurikirana inzozi ze zo kuba umuhanzi n'umuyobozi mu muziki. Icyo gihe cyamufashije kumenya byinshi ku bijyanye n'imicungire y'umuziki, uburyo bwo gucunga impano nshya n'uburyo bwo gukorana n'abandi mu rwego rw'umwuga. Urukundo rwa P-Diddy mu muziki rwatangiye akiri muto, akunda cyane hip hop ndetse na R&B. Byari bimenyerewe cyane mu mujyi wa New York mu myaka y'1980. Yakurikiraga abahanzi b'icyo gihe nka Run DMC, LL Cool G, Curtis Blow, bituma akunda iby'umuziki n'uburyo bwo kuyobora ibikorwa byawo. Mu gihe yigaga muri Howard University, yatangiye gukora nk'umusore wungirije muri Uptown Records, aho yamenyekaniye kubera ubuhanga bwe mu gushaka impano nshya no kuzitaho. Yafashije cyane mu kuzamura abahanzi nka Mary G, Bridge na Jodeci. Ibi byagiye bituma bazamuka vuba mu ruhando rw'umuziki. Mu mwaka wa 1993, P-Diddy yashinze studio ye bwite yise Bad Boy Entertainment, ikaba yarabaye urufunguzo mu kumenyekanisha impano nshya no guhindura isura ya hip hop. Studio ye yahagarariye abahanzi b'ibyamamare nka The Notorious Big, wamenyekanye ku kazina ka Big Small, ndetse na Fat Evanis, Moise Clarence Mark n'abandi benshi. Indirimbo za mbere zamwesheje izina mpuzamahanga harimo Can't Nobody Hold Me Down,
I Will Be Missing You ari kumwe na Notorious Big ndetse na More Money More Problem. Izi ndirimbo zose zatumye yinjira mu ruhando mpuzamahanga nk'umuhanzi, umuyobozi w'abahanzi ndetse n'umucuruzi w'inararibonye. Ibi byagaragaje ko afite impano idasanzwe mu guhanga no guteza imbere umuziki. Puff Daddy cyangwa se P-Diddy cyangwa se umwite Diddy akora cyane mu njyana, yakoze cyane mu njyana ya hip hop ndetse na R&B, ariko indirimbo ze zikaba zifite n'udushya twa pop ndetse n'andi magambo y'uburyohe bw'umuziki bwafasha abantu kumva ubutumwa bwe. Umwihariko we ugaragarira muko yakoreshaga ijwi rye ryihariye mu kuririmba, uko yakoreshaga inkuru z'ubuzima bwe, urukundo, inshuti n'ubutumwa bwo kwihangana no gukomera mu buzima. Ubutumwa nanone bwo gukangurira abantu gukora cyane, guharanira intego no kwizera ubushobozi bwabo, guhuza injyana nyinshi z'umuziki mu buryo bugezweho kandi bushimisha. Indirimbo ze zamuhesheje icyubahiro zirimo I Will Be Missing You, Can Nobody Hold Me Down, More Money More Problem, Bad Boy for Life. Izi ndirimbo zatumye P-Diddy ahinduka ikirangirire mu muziki wa hip hop kandi zanamuhesheje kuba umuyobozi ushoboye guhuza abahanzi benshi bakagera ku rwego mpuzamahanga. Album yasohoye album yise No Way Out mu 1997. Iyi album ye yabaye iya mbere yamuhesheje izina rikomeye kubera indirimbo nka I Will Missing You yari ikubiye muri iyi album. Mu 1999 yasohoye yitwa Flavor. Iyi album yerekanye ubuhanga mu njyana ya R&B hip hop, anagaragaza ko ashobora guhanga indirimbo zihora zikundwa. Muri 2001 yasohoye yitwa The Saga Continue. Iyi album yakomeje kwagura izina rye, inagaragaza ubushobozi bwo guhanga udushya bwa P-Diddy. 2006 yasohoye Press Play. Iyi yashimangiye ko ashobora guhanga umuziki ugezweho kandi ukundwa n'isi yose. Indirimbo zikomeye yagize mu buzima harimo I Will Be Missing You, More Money More Problem, Bad Boy for Life, Been Around the World. Ibihembo yatsindiye: Puff Daddy, P-Diddy cyangwa se umwite Diddy yatsindiye ibihembo nka Grammy Award nyinshi, harimo Best Rapper Performance by Duo or Group, ndetse yatsindiye BET Awards and MTV Awards ku ndirimbo n'ubuhanga mu muziki. Yatsindiye Afrima All Africans Music Awards n'ibihembo mpuzamahanga. Uduhigo twe n'umwe mu bahanzi b'abanyamerika bafite album zageze ku myanya ya mbere ku rutonde rwa Billboard 200. Yabaye umwe mu ba mbere mu bijyanye n'ubucuruzi bwa hip hop, anashinga studio ya Bad Boy Entertainment itanga amahirwe ku bahanzi benshi bashya. Ibitaramo bikomeye yakoze: yitabiriye ibitaramo by'isi yose harimo Europe Tour, African Tour ndetse n'ibitaramo bikomeye muri USA nk'ibya MTV Music Awards n'ibya BET Awards. Ibitaramo bye byakunzwe cyane kubera uburyo akoresha ibikoresho bya muzika abahanzi bafatanya n'ubutumwa bw'indirimbo. Abahanzi bakomeye yakoranye nabo harimo The Notorious Big, bakoranye indirimbo More Money More Problem, Mary J. Blige, uyu bakoranye indirimbo nyinshi z'urukundo n'ubuzima. Faith Evans, uyu bafitanye indirimbo z'urukundo n'amarangamutima, ndetse na Asha, Raymond, Mariah Carey n'abandi benshi bose bagiye baririmbana nawe. Abamufashije mu rugendo harimo Uptown Records, aho yatangiriye nk'umusore wungirije, hakabamo Bad Boy Entertainment studio ye bwite yashyizeho kugira ngo afashe abahanzi bashya kuzamuka, producer nka D-Note ndetse na The Hitman. Aba bose baramufashije. Ingaruka mu muziki w'isi kuri P-Diddy yatumye hip hop iba culture mpuzamahanga. Yafashije abahanzi benshi kuzamuka, agahuza hip hop na pop. Indirimbo ze zagiye zifashishwa muri fashion zirimo imurikamuco, urugero ku bandi bahanzi Drake, Jay-Z, Kanye West, 50 Cent n'abandi bamufata nk'urugero mu guhuza ubucuruzi n'umuziki, nubwo harimo bamwe mu bamupinga barimo 50 Cent. Ubuzima bw'urukundo yigeze kubana na Kim Porter witabye Imana muri 2018. Uyu bafatanyije kurera abana batatu. Afite abana n'abandi bagore barimo Justin Combs, Christiana Combs, Kings Combs n'abandi benshi. Ubuzima bwe bw'urukundo bwagiye buhurirana n'amakuru menshi ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru, ariko agakunda kurengera umuryango we. Ibibazo by'ubuzima: yahuye n'ibibazo bikomeye byo gucika intege kubera urupfu rwa Notorious Big. Hari n'igihe yavuzweho gukoresha ibiyobyabwenge, ariko yabashije kubirenga. Nk'umuntu uri ku rwego rwo hejuru, yagiye ahura n'ibibazo by'ubuzima budasanzwe, ariko akomeza kwihanganira igitutu cy'ubwamamare,
hari ibikorwa by'ubugiraneza yakoze kuko yashinze Shine Combos Foundation. Iyi yari ifite target yo gufasha abana no gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo. Yagize uruhare kandi mu gutanga inkunga ku bantu bahuye n'ibibazo mu mashuri ndetse no guteza imbere umuziki n'umuco ku rubyiruko. Uko umuziki we wahinduye amateka, indirimbo ze n'uruhare rwe mu guhanga no guteza imbere abahanzi bashya byatumye hip hop iba culture mpuzamahanga. Indangagaciro asiga ku rubyiruko. Pi-Diddy atanga ubutumwa bwo kwihangana, gukora cyane no guharanira inzozi. Yigisha urubyiruko ko ubushobozi n'umuhate bihagije kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Aho ahagaze kugeza ubu, Pi-Diddy ni umuhanzi w'icyamamare, fashion icon, umucuruzi w'inararibonye ndetse n'umuyobozi w'abahanzi bashya. Uko azibukwa mu mateka, azibuka nk'umuhanzi w'icyitegererezo, umucuruzi w'intangarugero n'umuyobozi w'abahanzi bashya. Ubwamamare bwe buzakomeza kuba isomo ku rubyiruko rw'ahazaza. Aracyari isonga mu muziki n'ubucuruzi, akora mu bijyanye n'indirimbo nshya, ibitaramo mpuzamahanga, fashion no gufasha abahanzi bakiri bato. Abakunzi bategereje album nshya, ibitaramo bikomeye ndetse n'ubufatanye n'abandi bahanzi b'ibyamamare mu gihe azaba amaze gufungurwa cyangwa se mu gihe azaba arekuwe avanwe muri gereza. Uyu mbere yo gufungwa yatangaje ko arimo gutegura ibitaramo mpuzamahanga, tour, ibikorwa byo kwagura uruganda rwa muzika no gufasha abahanzi bashya kubona amahirwe. Mu minsi mike yatangaje ko hashobora kugaragara impinduka zishobora kuba nziza cyangwa se mbi. Reka mushimire wo kumeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kuri Taratibu TV. Nge nari Just Remind Harerimana.